Mbanje kubasuhuza nizere ko meze neza abakunzi ba mwarimu Mugisha. Tudatinze rero dukomeje na gahunda yacu yo kwigura mu rurimi rw'icyongereza. Nababwiye ko nta gutindiganya, gahunda yacu no kwiga icyongereza mpaka tukimenye tukakidudubiza nk'abavukiye mu Bwongereza. Iyi nteruro ya mbere iravuga ngo I have eaten, bivuze ngo nariye. I have eaten, nariye. Urumva ko ari igikorwa cyamaze kuba kandi cyanarangiye. Iravuze ngo I have eaten, nariye. Ni nka kumwe umuntu ashobora kuza akabaza uti ninde utararya, wowe ugahita wivugira ngo I have eaten, njyewe nariye. Iyi ya kabiri iravuga ngo iyi ya kabiri iravuga ngo I have gone, bivuze ngo nagiye. Bisanzwe nk'uko umuntu ashobora kukubaza ngo ese uri mu rugo, ukamubwira ngo I have gone, nagiye. Bisanzwe umuntu nyine akubaje ngo where are you, bivuze ngo ese uri hehe, ukaba wamubwira ngo I have gone. Kuri gatatu dufite intebe ivuga ngo he has cooked, bivuze ngo nyine yatetse. He has cooked, yatetse. Kuri kane dufite intebe ivuga ngo she has come, bivuze ngo yaje. Ni nko kuvuga ngo yamaze kuza, she has come, yaje. Ndashaka kukubwira rero, niba uri umunyeshuri wa mwarimu Mugisha ukaba ushaka kumenya kuvuga icyongereza uvuga ku bikorwa byamaze kuba ahashize ariko hashize akanya gato bibaye, mbese icyo twita recent past, aho ngo ibintu byabaye mu kanya kashize. I have eaten, nariye, bigaragara ko wariye nka nyuma nk'amasaha birashize. I have gone, nagiye, aho ushobora kuvuga ngo I have gone to the market, nagiye ku isoko. I have gone to the market, bivuze ngo nagiye ku isoko. Bisanzwe bivuze ngo maze nk'iminota 30 ugiye, ariko umuntu aje kugushaka urangije uramubwira ngo I have gone to the market, nagiye ku isoko. Aho ushobora kuvuga ngo I have gone to school, nagiye ku ishuri. I have gone to the job, nagiye ku kazi. Bivuze iki rero? Niba uri umuntu uri serious ushaka kwiga gukora interuro zimeze gutya, nawe ukajya wivugira ibikorwa bisanzwe biri kuba byabaye hashize, iri somo rirakureba. First of all, banza ukore subscribe. Yes, banza ukore subscribe. Tujye gufata amasegonda 3 yo gukora subscribe. 1 2 3 kora subscribe. Thank you so much. Reka manze vuga nawe ushaka kugura igitabo cyagufasha kumenya icyongereza mu minsi 30, dore ko ibyo bitabo birimo ibibazo 200 bifasha mu buzima bwa buri munsi, hakabamo uburyo bisubiza, wemeza ndetse unakana. Ibyo bitabo bikaba binasema mu Kinyarwanda. Hamagara nimero, ibyo bitabo birakugeraho byihuse cyane. Izi nteruro rero bazikora gute, zitwa ngo iki, ese turabona ingero zingana iki? Niba uri umuntu interested, nagusaba kuguma kuri video kuva itangiye kugeza isoje, kugira ngo uze ko wabasha gufata ubumenyi ku munsi wa none. Kanze tubijyemo neza. Ku bantu mushaka kumenya izi nteruro zikorwa gute, bigenda bite? Kugira ngo ukore izi nteruro hari icyo twita amaverbs. Dusanzwe dufite amaverbs, aho dufitemo nka verb to go, ihinduka ijya muri past participle ikaba gone. Dufite do, iba done. Dufite eat, iba eaten. Dufite take, iba taken. Dufite make, iba made. Mujya mwumva bavuga ngo made in Rwanda. Dufite have, iba had. Dufite see, iba seen. Dufite say, iba said. Uburyo izi verb ziri guhindukamo nicyo twita past participle. Icyo twita past participle. Noneho iri somo ryo turi kwiga ry'uburyo ukora interuro uvuga ibintu byabaye mu kanya kashize ni cyitwa present perfect. Present perfect bisanzwe. Bivuze iki rero? Bivuze ngo buri verb yose wamenye mu rurimi rw'icyongereza ifite uburyo ihindukamo iyo bigeze muri past participle. Buri verb yose uzi mu rurimi rw'icyongereza ifite uburyo ihinduka. Go iba gone, aho duhita tuvuga ngo I have gone, bivuze ngo nagiye. Do iba done, aho ushobora kuvuga ngo I have done, I have done
my work. I have done my work. Bivuze ngo nakoze akazi kanjye. Eat, aho ushaka ngo I have eaten, nariye. Tukagira take, aho ushaka ngo I have taken lunch. Bivuze ngo nafashe ifunguro rya saa sita. Made, aho ushaka ngo I have made a decision. I have made a decision. Bivuze ngo nafashe umwanzuro, kuko decision bivuze umwanzuro. Reka mbigarukire ari. So izi nteruro rero ku bantu mushaka kwiga uburyo zikorwa, nta gitangaje kirimo. Ikintu cya mbere ni ukubanza ukamenya uti se zihinduka gute izi verbs. Nyuma yo kumenya uburyo zihinduka, ukamenya amategeko akurikizwa. Aya mategeko niyo nshaka kubereka sasa. Iyo turi gukora icyitwa present perfect, iyo turi gukora present perfect mba ndi kuvuga gukora interuro, ariko turi kuvuga ku bikorwa byabaye mu kanya gato kashize. Nta kindi tuba turimo usibye kuvuga ngo dukoresha verb to have. Ariko verb to have tuyikoresha nka verb iza ifasha, ntabwo iba igisobanuye kugira. No, hatagira umuntu uza kubona hano handitse ngo I have gone akahita avuga ngo mfite gone, kandi gone ni verb bahindutse gutya, aho tuba turi kuvuga ngo nagiye bisanzwe. Hatagira umuntu uza kubyitiranya, which you must pay a close attention please. So amategeko n'amabwiriza dukurikiza rero ni aya. Nicyo kintu ushobora guhita umbaza. Reka mbereke rero. Dusanzwe dufite icyitwa person subject. Dufite I ivuga njyewe, you ivuga wowe, he ivuga we igitsina gabo, dufite she, dufite it, dufite we, dufite na they. So noneho iyo turi guconjugatinga verb to have yacu tugenda twifashisha kuri buri verb n'uburyo ihinduka. Kuri I iba I have n'ubundi ukarenzaho verb iri muri past participle ukavuze ko icyo gikorwa gikoze. Kuri you iba you have, ariko iyo bigize kuri he iba he has, she has, it has. Byagera kuri bikongera bikaba have, no kuri they bikongera bikaba they have. Bisanzwe kubera yuko iyo utegereza neza hariya uraza gusanga kuri third person iyo verb hageze iba has. Ubu nibwo buryo tuvuga igikorwa umuntu runaka w'igitsina gabo cyangwa igitsina gore cyangwa ikintu runaka cyakoze, ariko muri past. Dufate nk'urugero, he has cooked. Uvuze ngo he has cooked, kuko to cook bisobanuye guteka. Ubwo twongeyeho ed iba past participle. Iyo tuvuze ngo he has cooked, tuvuze ngo yatetse. She has cleaned, yakoze amasuku. She has cleaned, yakoze amasuku. It has walked, cyagiye kigenda nyine n'amaguru. Hanyuma natwe tugenda turenzaho utuntu twacu, ko ni itegeko ko utu tuntu tuza tugakurikirana n'izi verb gutya, ugaturenzaho verb ihinduka muri past participle bisanzwe. So nk'ahangaha rero dushobora gukoresha kuri izi ngero, ukavuga uti wenda I have seen you. Uvuze ngo I have seen you, waba uvuze ngo nakubonye. Wabwiye umuntu ngo nakubonye. I have seen you, nakubonye. You have, tugize kuri hano, you have had money. Ubwiye umuntu ngo have had money, wamubwiye ngo wari ufite amafaranga. You have had money, wari ufite amafaranga. We have said, ahangaha we have said nothing, nta kintu twavuze. We have said nothing, nta kintu twavuze. Yego. Hanyuma irindi tangazo nshaka kunyuzaho, niba ushaka verbs zigera kuri 500 zaba regular zaba irregular zo mu rurimi rw'icyongereza n'uburyo zihindukamo, kugira ngo bigufashe kumenya uburyo ki ushobora kuvugamo icyongereza uvuga ibikorwa byabaye hashize, hamagara nawe iyi nimero 0724012229. Hamagara iyo nimero igufasha. So banza make sure ko wakoze subscribe, mukomeze kudushyigikira kuko amasomo yacu nakagaruka. Sorry, nimero ntabwo yagaragaraga, dore nimero niyo. Yego, nimero niyo 0729401229.
hamagara nimero, izo verb zirakugeraho, twazigwa kuri WhatsApp cyangwa twazikoherereza, biterwa no guhitamo kwawe. Nababwiraga amasomo yacu nakagaruka, mukomeze gukora subscribe. Ciao ciao.